Yes, welcome again to our YouTube channel. Ngira ngo uyu munsi niba warebye agace twagarukiyeho ka 20 ibintu byabaye ibindi bindi. Ikindi nakubwira ati isomo baduhaye uyu munsi se we waribonye riragira iti komera ku rukundo rwawe ntuzigere urureka. Cedric ndetse na Alice bakomeye ku rukundo rwabo. Ikindi kandi uyu nguyu Dani ndetse na manager bameze neza nabo. Manager yabwiye Cedric ko ibyo yakoze ari ibya kigabo. Ese wowe ushyigikiye Cedric? Ese ushyigikiye uyu Dani mu byo yakoze? By'umwihariko njye mbabwira ko bose mbari inyuma. Ikindi kandi ukunda iyi filime kora like ndetse unakanda subscribe, unatubwire niba koko Cedric ibyo yakoze uyu munsi ari byiza. Gusa tugomeze twibaza ngo ese koko niba baguhora bavuga ko ababyeyi babo ari abarakare bagiranye n'umujinya cyangwa se barinda isezerano, ibi ngibi noneho biraza kubagwa amahoro. Gusa njyewe ko byagenda kose mbona Cedric ibyo yakoze ari byo, ndetse kandi Shalom ndetse na oncle wa Cedric nkaba mbona ko ari abantu b'ibigwari ku buryo buteye isoni, ndetse na Cedric akaba yabibabwiye bitewe n'uko yasanze nyine bamereye nabi Cedric. Ikindi kintu uyu musore yakoze, Cedric yabwiwe na Dani ko ari nk'umwana mu rugo, mbega ko nta byacitse. Ikindi kandi uyu nguyu Dani yakomeje kwibaza niba koko azakomeza gushyigikirwa na bashiki be mu gihe azaba akomerewe. Gusa filime yacu niba yabonye twayirangije Shalom agarutse mu rugo. Ese urabona akantu ka Shalom ko kameze gute ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yagaruka hariya n'ibintu yaba yakoze? Ndagira ngo ujye muri comment utubwire, ese koko urabona Shalom ibyo yakoze bikwiye? Njye ndabona ari igisebo, ndetse ko nta n'umukobwa ubaho watereta ushobora kugukunda mu gihe uri umusore w'umunyamujinya kuriya kandi ukora ibintu wubutse buri munsi. Iki ngiki rero akaba ari ikintu kimwe kikwereka ko uyu musore rwose yifungiye amayira, kabone n'iyo ababyeyi babizamo ntabwo uyu mukobwa Alice yakemera kubana nawe, kubera ko yamaze kubona ko uyu musore rwose nta ejo heza bashobora kugirana. Ikosa yakoze ni iryo gukubita uriya musore kandi azi ko akundwa n'uyu mukobwa Alice, bigatuma ahubwo kugira ngo agire ubwoba bw'uko ashobora kumubura, ahubwo agomeza kugira impuhwe z'uko bagiye bamukubita. Gusa reka nkubwire ngo iyi filime by'umwihariko agace twarebye uyu munsi katanze isomo rikomeye cyane, niba nawe wabibonye, rwo kuba wakomera ku rukundo rwawe ntujye kure yarwo. Ikindi kintu ni uko barikwigisha ko kuba wakundana n'umuntu w'umukene ntacyo bivuze rwose. Icya mbere aba ari urukundo. Ikindi kandi kuba wakundwa n'umukobwa uturuka mu muryango ukize wowe ukennye ko ntacyo bivuze. Gusa nubwo muri iyi filime nyine uyu nguyu ari naniwe uhatse abantu benshi. Gusa nkubwira ngo nabonye pati y'uyu munsi yari umuriro, ndetse reka dutegereze pati ikurikiyeho ngo Shalom araza guhabwa imbabazi cyangwa arasubirayo nyine kuko yaje. Gusa njye mbona nta mbabazi akwiye kuko ibyo yakoze ni igisebo. Nawe urajya muri comment utubwire uburyo ubyumva, ndetse nkubwira ngo aka ni ka kanya ka documentaire kuri buri gace kagiye gasohoka muri iyi filime. Wowe uyikunda nanjye uyikunda turi kumwe. Ikindi kandi urukundo rwa Cedric ndetse n'urwa Dani ndarushyigikiye kandi nduri inyuma, nta n'icyatuma ntabashyigikira kuko bose ubona ko ari abantu bafite imirongo mizima kandi n'ibitekerezo bizima. Reka ngushimire ko wabanye. Ngende Isaac, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bigaruka kuri filime.